nyemerera nongere ngo ikaze mukunzi wacu udahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turi kuwa kabiri, turi ku itariki 27 turacyari mu kwezi kwa mbere. Turi hano mu Nzove ku kibuga cya Rayon Sport aho ikorera imyitozo. Twaje kubarebera byinshi mu biri kuyivugwamo nyuma yuko inganyije na ekipe ya Mukura muri weekend mu karere ka Muhanga. Rayon Sport ntigeze igira ikiruhuko, yavuzwemo byinshi, yasinyishije umwe mu bakinnyi, hari n'undi uri kuyivugwamo. Uyu munsi rero twavuze ngo reka tuhagere tubababere nkuko mubizi turi abambere ku kijyanye na siporo hano mu Rwanda. Turavuga ngo reka turebe ko hari ikintu gishya kigiye guhinduka hano mu Nzove. Ni Rayon Sport iri kwitegura imikino y'igikombe cy'intwari izatangira ku munsi w'ejo, aho ekipe ya APR izatangira icakirana na AS do Kigali, ekipe ya Rayon Sport igatangira icakirana na ekipe ya Polisi. Ni Polisi navuga ngo nayo yongeyemo amaraso mashya. Ni Polisi yasinyishije Rudasingwa Prince wanyuze muri Rayon Sport, isinyisha Pichu, isinyisha ndetse na Udahemuka ndetse na Eze Isaac, n'abakinnyi bagera kuri 4 yongeremo mu gihe hasohotsemo Muhozi, hasohokamo ba Samuel, ba Udahemuka. Hano mu Nzove agasinyishwa na ekipe ya Rayon Sport, ngira ngo ku munsi w'ejo mwiriwe mubibona. Ese yari transfer ikenewe kuri Rayon Sport? Ndabona abakinnyi ba Rayon Sport, bisi ya Rayon Sport igenda isesekara hano. Ni biri muri bumwe ukuntu ugiye kukwereka ukuntu bagiye kuhagera, nkurebere niba hari abakinnyi bashya koko nkuko biri kuvugwa ko uno mukinnyi wa Mukura ashobora kuza kujoininga uw'umukiza ashobora kuza kugaragara mu myitozo y'uyu munsi, ndetse na Mugisha Didier Taichi bashobora kuza kugaragarira rimwe muri no myitozo. Nibyo rero twazindutse ngo tuze tubarebere, tugiye kubarebera hano hanze. Ndahabona bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport, nubwo hari ku manywa, nabo turi buze kugerageza tubatunge mikoro tubabaze. Ese we nka Rayon Sport, nk'umukunzi wa Rayon Sport uri kubona kuno gusinyisha buri munsi urabona ari ibintu bikenewe? Ni ibintu bikenewe mu gikombe cy'ubutwari igiye kwinjiramo. Urabona ari Rayon Sport izitwara gute? Rayon Sport imikino imaze ikina itozwa na Bruno Ferry, urabona hari ikintu kiri kugenda gihinduka. Nkubwira ko Vini wari umaze iminsi atavugwaho rumwe n'abakunzi ba Rayon Sport, we deje yamaze kugira ikibazo cy'urutugu, aho atari bugaragare muri no myitozo, ndetse ashobora no kutazagaragara ku mukino Rayon Sport ifitanye na Polisi. Ugereranyije ko Rayon Sport yiyubatse kuri kugenda imenyerana gakeya kuri gakeya, ugakompara na Polisi, urabona ekipe izakuramo indi ari iye. Tugiye rero kubakurikiranira uko bagiye gusesekara hano, tukubakurikiranire imyitozo. Of course my name is Wizi wa Kirindinyo, ari inyuma ya kamera. Reka tugukurikiranire bino byose, ariko nkubwire ko turaba turi kumwe na Ukwizera Hardware Limited, aho ibikoresho by'ubwubatsi. Turi kumwe na D&I Electronic, turi kumwe na Sport, turi kumwe na Raguruwari Trading Limited, turi kumwe n'ikinamba cya mbere hano mu Rwanda bita New Class Kaosh hano mu Gisimenti. Turaba turi kumwe na Manifa niyo ya mbere hano ku kijyanye na design na printing. Abo bose ndetse n'abandi uri buze kumenya ibyabo kino kiganiro gisoza, cyangwa se ino myitozo irangiye. Byose abankubwiye uraza kumenya ibyabo. Ndaza kuba ndi kumwe na Kwizera Shop matera nziza, nawe ndaza kuba ndi kumwe nawe. Ndimwe kuba turi kumwe n'ahantu heza cyane hano muri Kigali, Ipari hano kwa Jean Marie ku musigiti, ahantu heza cyane ho gusohokera, hari ibyumba byiza. Niho hantu honyine ugomba kuza kuba usohokera. Ndaza kukubwira ibyaho, ndaza kukubwira ndetse na Esperanza Moteri, naho ndaza kukubwira ibyaho, ngusobanurire nkubwire ko ariho hantu heza ukwiriye kujya usohokera. Nkunda macha mbere kuri kamera. Reka rero tubereke ibigiye kubera hano mu Nzove. Ngo dore nguyu uwo bita Azizi Dawo, numwe mu babanje kugera mu kibuga agenda akora utuntu tw'udusiporo duke. Na Azizi Dawo wabonye gute mu bakinnyi 6 Rayon Sport yasinyishije? No umukinnyi umaze kubona gute? No umukinnyi se ubona hari ikintu kiri kugenda gihinduka? Bigaragara ko fitness zari ziri hasi cyane, ariko aho bigereye urabibona gute? Dore ngo Ben Azizi Dawo, dore ngo mutoza wa fitness mwambari Serge ku ishusho ryiza cyane. Nkunda match abahabaye, nkunda
niwe mureyo ubyemera rwose widekaraye ukavuga uti ngewe ndi umureyo nkunda match wa Kirindinyo ko n'abandi babihisha kandi bakabyerura gake gake se ngo naba ubu ya kipe none se yaguha ngahe ngo ugeye ntujye ubona abanyamakuru benshi bayivugira inyuma ya mikoro izo bafana ngewe ndi umukunzi wa Rayon ariko nkaba n'umusiporutifu ase nkundama Rayon Sport mu ijambo rimwe wayivuga ni ya mbere mu isi no mu isi dore nguwo umukinnyi waguzwe amafaranga menshi cyane wari witezweho ibitangaza n'abareyo uwo bita Abedi kugeza aka kanya utarakonveka abareyo hari umureyo umwe nigeze kumva ari kuvuga ati uyu nguyu azatubera nka mwene wabo dore nguyu Chimanga Chilombo umudefanseri kabisa bakonvense ngiye yarankonvense no kuri match ya mbere kabisa ubwo Rayon Sport yanyagirwaga na APR ibitego 3-1 mwihangana barayo kubibibutsa ariko numwe mu bakinnyi kabisa kugeza aka kanya uburyo ahagarara mu kibuga uburyo ubona detente afite mu kibuga ubona ari umukinnyi kabisa Rayon Sport ishobora no kuzatekerezaho ikamuha amasezerano y'umwaka utaha ubwo champion izaba irangiye kuko aba bakinnyi hafi ya bose bagiye bahabwa amezi 6 ku buryo navuga ko umuyobozi wundi uzaza bishobora kuzamubera ihurizo Rayon Sport irimo abakinnyi benshi cyane bazarangiza amasezerano yabo dore mbere Pichu abanza kuganira n'umutoza Mwambari Serge bagenda Bigirimana Bedi wamubonye Fisto ukundwa n'abatoza kabisa nta mutoza ndabona waje ntakunda umuntu bita Fisto aza umupira kabisa umupira nubwo ari mugufa ariko asumba Messi mujye mubyongeraho aza umupira cyane nubwo ari mugufa asumba Messi mujye mubyongeraho numwe mu bakinnyi kabisa bagira amahirwe yo gukundwa n'abatoza buri mutoza wese uje muri Rayon Sport ubona agenda curika kamera neza banyerekere shusho wabareyo nanjye sigaye inkundo bita Cindy Paul uramwemera cyane Cindy Paul Jesus n'umwana waturutse mu ikipe ya Tsindabatsinde ari mukuru arinde y'abanyakwigendera uyu mupedisa bita Christian wamubonye ni mushyashya noho na kanyezamu bari baratije yarari no muri Kiyovu Sport ungu akaba yagaruwe mu ikipe ya nkuru ariko numwe wari uri mu ba junior ba Rayon Sport wari wamubona kina nakazamu kazima kameze neza nyine wagarutse neza cyane kabisa afite taye nziza cyane dore nguwo Kwizera Olivier Kishweka joboni kabisa navuga ngo yarokoye Rayon Sport kabisa kabisa yagombaga kuba man of the match bitewe na save yagiye akora n'ibitego uburyo yagiye agarura Rayon Sport mu mukino kabisa niko Kishweka kabisa navuga ngo noneho ari kugenda agaruka mu bihe byiza reka turebe ko dore nguwo nawe Idrissa Kuyate wamenye ikinyarwanda Idrissa Kuyate nawe numwe kabisa bavuga bati ngewe Rayon Sport bashaka bazampembe ntakina ariko ntaho nzajya ariko Imana yakoze ibitangaza ekipe y'abanyarwanda ikagaruka mu bihe byiza byayo kwere Imana nikora ibitangaza kabisa ino ekipe y'abanyarwanda igaruke mu bihe byayo byiza nzumengira Abedi umaze umwanya munini kabisa ugenda aganira n'umutoza wa fitness buriya uri gukeka ariko kumubwira iki nkundama buriya hari ukuntu barimo kuganira bavuga ati se no kuvuga ngo arimo kugenda nyine asa nk'umubwira uburyo agomba guhindura nyine uburyo bw'imyitwarire ugereranyije uburyo bw'imyitwarire byo Abedi yari umukinnyi mwiza pe cyane komeza ugumere wone sasi barangiye ngani twari ngaje teramara ku stari wao yes dore nguwo Rikao kabisa maze iminsi nawe akina neza cyane nguwo Tambwe Gurwari kabisa nawe agenda asesekara nguwo Bayisenge Emery nawe ejo bundi watsinze igitego cyo kugombora Mukura kabisa nawe witwaye neza navuga ngo
defense yayihagazemo bitewe n'ukuntu ari muremure ari kumwe na Cimanga, ubona defense ya Rayon Sport ihagazemo umuntu dore ngo uwo mwana muto cyane Messi usigaye uhagurukana n'uwo bita Fisito na Sindi Paul, nibo navuga ngo Rayon Sport bifite kuri bande touche bahagarara ukavuga ati mbega ekipe bagenda badusohora mu myitozo kuko nibyemeye iminota twari twahawe yarangiye, ariko ibindi turabivugaho nyuma. Muri 2026 ibintu ni bibiri, nta mpamvu yo guhendwa cyangwa ngo ugure ibikoresho by'ubwubatsi bitaramba kandi ukwizera Hardware Limited ihari ku bwawe. Atugufitiye imashini za original zirimo za koshini zikoreshwa mu kuhira imyaka no gukura amazi mu gishanga yajyana imusozi. Atugufite vibreze zikoreshwa mu kumena beto no kuyivanga, poncezo no zikata ibyuma, inkuta na beto ndetse na foreze zitobora ibintu bitandukanye. Muri ukwizera Hardware Limited kandi urasanga imashini zikoreshwa mu gusudira, imashini zikata ibyatsi, imashini zifatwa mu ntoki zivanga amarange n'ibindi birimo amafomo akoreshwa mu gufunga imyenge. Nkaho bidahagije tugufite amarange akoze kore zifatanye ibintu bitandukanye birimo imbaho ndetse n'imyambaro y'abafundi n'ibindi. Adukora mu Gakiro ka Gisozi winjire muri Copacom ku muryango wa AR 034, waduhamagara kuri 0788 119 157.